data andagireho kuko muri inzira uzuye isayo nyambutsa nkomeza fata ukuboko mu bihe byose ugushima nawe iyi ni wowe nkeneye wino twibanire iyi ni wowe nkeneye wino nk'uko abandi bose bahura nabyo. Ariko hari ikinyuranyo, ni uko Yesu yavuze ko atazadusiga twenyine, yavuze ko atadusize nk'aho tutazahura n'intambara, kuko yavuze ko n'ibibazo tuzahura nabyo, ko tuzarenganwa, tuzajya mu nzu z'imbohe, ko duhura n'imibabaro nk'uko abandi bose bahura nayo. Ariko Yesu we yadusezeranije ko azajya abana natwe muri ibyo bibazo. Ntabwo Yesu yadusezeranyije kutazahura n'imiraba, ahubwo niduhura n'imiraba azaba ari kumwe natwe. Kandi no mu miraba tubasha kugira aya mahoro yadusigiye, kuko hahishwe mu ibanga rikomeye cyane ngo mbasigiye amahoro. Ushobora kuba muri kino gihe uri kunyura mu bihe bitakwemerera kugira amahoro. Ni wowe nkeneye wino twibanire iyi ni wowe nkeneye wino twibanire iyi ni wowe nkeneye wino twibanire uyu munsi ni wowe nkeneye wino twibanire Mwami uyu munsi ni wowe nkeneye wino twibanire Mwami uyu munsi ni wowe nkeneye wino twibanire
ni wowe nkeneye ngwino twibanire uku kwezi ni wowe nkeneye ngwino twibanire mwami wanjye uku kwezi ni wowe nkeneye ngwino twibanire uyu mwaka ni wowe nkeneye ngwino twibanire mwami wanjye uyu mwaka ni wowe nkeneye ngwino twibanire uyu mwaka ni wowe nkeneye ngwino twibanire oh muri ibi bihe ni wowe nifuza ngwino twibanire muri iyi minsi iruhije ni wowe ngwino twibanire uyu munsi ni wowe nkeneye ngwino twibanire uyu munsi ni wowe nkeneye ngwino twibanire uku kwezi ni wowe nkeneye ngwino twibanire uyu mwaka ni wowe nifuza ngwino twibanire muri iyi minsi ni wowe nifuza ngwino twibanire ngwino twibanire ngwino twibanire ngwino twibanire. Yesu ashimwe cyane. Shalom shalom mwese mudahwema gukurikira ibiganiro byacu binyura kuri iyi channel ya EMTV cyangwa se Evangelizero Monde. Imana ibaha umugisha cyane kubwo kudukurikira, kubwo gupartager ibiganiro byacu, gukora like n'abakoze subscribe. Mwese turabashimiye. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Uyu mwanya cyangwa se kuri uyu munsi nashatse ko tuganira, dukora iki kiganiro ariko twifashisha n'izi ndirimbo ziragenda zigaruka, indirimbo zo kuramya Imana, indirimbo zo gusenga. Mu by'ukuri nk'iyi ndirimbo turangije iravuga ngo uyu munsi ngo ni wowe nifuza
ni wowe nkeneye ngo ngwino twibanire, ngo uyu munsi, iyi saha, uku kwezi, uyu mwaka, ndagira nkubwire ko nukuri nta wundi ukeneye Imana, ukeneye Yesu ko yaba mu bugingo bwawe, ngo ngwino twibanire. Iri rero ni isengesho ryiza cyane. Uyu mwanya turifashisha ijambo riri muri Yohana ibice 14 uhereye ku murongo wa 27. Haravuga ngo mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye, ngo icyakora simbaha nk'uko abise bayatanga, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Amen, amen. Ngo imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye, ngo kuko amahoro Yesu atanga ngo ntabwo ayatanga nk'uko isi iyatanga. Isi yaguha umutekano ariko ntabwo yaguha amahoro yuzuye, ubuzima bwuzuye, ubuzima burimo umunezero bwuzuye, ibyiza byose bubonerwa muri Kristo Yesu. Hanze ye nta mahoro haba, hanze ye nta buzima buhaba. Noneho iri ni ijambo Yesu yabwiye abigishwa ubwo yendaga gusubira mu ijuru, arangije icyari cyaramuzanye, yarababwiye ngo ikintu mbasigiye amahoro. Yesu aha ndashaka kubibutsa ko amahoro yadusigiye ari amahoro atatuma n'ubundi duhura n'ingorane cyangwa duhura n'ibyago, duhura n'ibibazo nk'uko abandi bose bahura nabyo. Ariko hari ikinyuranyo, ni uko Yesu yavuze ko atazadusiga twenyine. Yavuze ko atadusize nk'aho tutazahura n'intambara, kuko yavuze ko n'ibibazo tuzahura nabyo, ko tuzarenganwa, tuzajya mu nzu z'imbohe, ko duhura n'imibabaro nk'uko abandi bose bahura nayo. Ariko Yesu we yadusezeranije ko azajya abana natwe muri ibyo bibazo. Ntabwo Yesu yadusezeranije kutazahura n'imiraba, ahubwo niduhura n'imiraba azaba ari kumwe natwe. Kandi no mu miraba tubasha kugira aya mahoro yadusigiye, kuko hahishwe mu ibanga rikomeye cyane. Ngo mbasigiye amahoro. Ushobora kuba muri kino gihe uri kunyura mu bihe bitakwemerera kugira amahoro. Ushobora kuba nta mahoro ufite, ushobora kuba wumva ubuzima bwawe butuzuye. Reba neza ko ufite Yesu. Reba neza ko ufite umwami, ufite Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, kuko kumugira egare, kumugira bingana no gutunga amahoro, kuko niwe mwami w'amahoro. Yesu niwe wenyine wabashije kuvuga ngo mbasigiye amahoro, ngo kandi amahoro yanjye ni ukuri ngo ndayabahaye, ngo icyakora simbaha nk'uko abisi bayatanga, ngo imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Muri kino gihe, muri iyi minsi tugezemo, muri uyu mwaka, muri iyi myaka, muri ibi bihe bya nyuma, muri ibi bihe ubona ko umuntu wese atazi iyo ava n'iyajya, muri ibi bihe umuntu wese yibaza ejo hazaza, muri ibi bihe ubona ko n'amahanga yacanganyukiwe, abantu bose bacanganyukiwe, nta heza h'isi. Nkunze kubabwira ngo isi ntisakaye, ntabwo i Burayi ariho baguwe neza, nabo bari mu bibazo ubu. Muri Amerika, muri za Canada, za Australia, aho isi yose, muri Afurika ahatari intambara hari ibi n'ibi, mbese isi yose nta mahoro ahari. Ariko Yesu ni umwami w'amahoro. Ni ukuri uwo mwami ngo niwe twifuza. Umuririmbyi yavuze ngo ngwino tugire ute, ngo ngwino twibanire. Ngo muri iyi minsi, muri uyu mwaka, reka nkubwire, ukurikije desordre isi iri kunyuramo, ukurikije ihungabana, ukurikije ukuntu ubona ibihe bimeze, ukuntu ibihe bihagaze, ukurikije ukuntu ubona ahantu hirya no hino hari umwiryane, inzangano, urukundo rwarakonje, abantu baricana, mbese muri kino gihe hari ibintu byinshi cyane byakagombye gutuma usengera isengesho, ukabwira umwami wawe, ukabwira Imana ngo ngwino twibanire. Haleluya. Uyu munsi, muri uyu mwaka, muri iki gihe turimo, ngo ngwino twibanire. Icyampa nawe ugafatanya nanjye gusengera isengesho rivuga ngo Yesu ngwino twibanire muri iki gihe, muri uyu mwaka, muri ibi bihe bigoye umuntu uwo ari we wese, muri ibi bihe bigoye abahanga, muri ibi bihe bigoye abategetsi, muri ibi bihe bimeze gutya. Nta wundi icyampa ngo isi isobanukirwe ko Yesu ari we mwami wenyine ushobora gutanga ihumure, ushobora gutanga ituze, ushobora gutanga amahoro, kuko isi yo nta mahoro itubikiye, nta mahoro iduteganirije, ariko muri Yesu huzuyemo amahoro.
ndagira n'ubundi turirimbe, dukomeze turirimbe indirimbo y'isengesho nanone yaririmbwe n'umuhanzikazi cyangwa se umuramyi witwa Olive Umurerwa, kuri ubu uri kubarizwa mu gihugu cy'Ububiligi, ivuga ngo shingira amabuye. Andagireho kuko muri inzira uzuye isayo, nyambutsa nkomeza fata ukuboko mu bihe byose ugushimwa nawe. Mwami wanjye Yesu uri nkabinkingira, nuzuye ubuntu bwo kuzabana nawe, nubwo Satana dutega imitego, twoherere z'umukiza tuze. Mwami wanjye Yesu uri ngabo inkingira, uzuye ubuntu uko nzabana nawe, nubwo Satana dutegera mu nzira, twoherere z'ubufasha tuze. Shingira amabuye data andagireho kuko muri iyi nzira uzuye isayo, nyambutsa nkomeza fata ukuboko mu bihe byose ugushimwa nawe. Shingira amabuye data andagireho kuko muri iyi nzira uzuye isayo, nyambutsa nkomeza fata ukuboko mu bihe byose ugushimwa nawe. Mwami wanjye Yesu wankoye amaraso yawe, mu biganza byawe niho nsize ubugingo bwanjye. Nyobora inzira ushaka, inzira yo gukiranuka, fata ukuboko ungeze iwawe. Mwami wanjye Yesu wankoye amaraso yawe, mu biganza byawe niho nsize ubugingo bwanjye. Nyobora inzira ushaka yo gukiranuka, fata ukuboko ungeze iwawe. Shingira amabuye data andagireho kuko muri iyi nzira uzuye ubusayo, nyambutsa nkomeza fata ukuboko mu bihe byose ugushimwa nawe. Shingira amabuye data andagireho kuko muri iyi nzira uzuye isayo, nyambutsa nkomeza fata ukuboko mu bihe byose ugushimwa nawe.
inzira barakomeretse ntibabasha kugenda nanjye ubwanjye Satani ari kundasa yanga konge iwawe ngo nduke bamwe mu bo twatangiranye iyi nzira barakomeretse ntibabasha kugenda nanjye ubwanjye Satani ari kundasa yanga konge iwawe ngo nduke shingira amabuye data andagireho kuko muri iyi nzira uzuye isayo nyambutsa omeza fata ukuboko mu bihe byose ugushima nawe shingira amabuye data andagireho kuko muri iyi nzira uzuye isayo nyambutsa omeza fata ukuboko mu bihe byose ugushima nawe shingira amabuye data andagireho kuko muri iyi nzira uzuye isayo nyambutsa omeza fata ukuboko mu bihe byose ugushima nawe mu bihe byose ugushima nawe mu bihe byose ugushima nawe mu bihe byose ugushima nawe. Haleluya haleluya ushingira amabuye mwami muri kino gihe turi kunyura mu nzira y'ubunyerezi muri kino gihe ibihe bigoye muri kino gihe turi kunyura mu miraba n'ibigeragezo nta kindi dukeneye udushingira amabuye nta wundi wagushingira amabuye mu bunyerezi urimo mu ntambara ucamo uretse Yesu uretse mwami wabisinyiye uretse wabyiyemeje akavuga ngo nzabana namwe kandi mbasigiye amahoro. Imana iguha umugisha we wakurikiye iki kiganiro kigezwe n'izi ndirimbo z'amasengesho icyampa kugira ngo twibanire icyampa kugira ngo ubane n'umukunzi wawe icyampa kugira ngo Uwiteka gushingira amabuye yongera gufata akaboko akugirire neza akwereke ko muri kumwe. Imana rero igufashe Imana ikomeze kugire neza abantu mwese muri kunyura mu bigoye muri kunyura mu bigeragezo muri kunyura mu bintu bitandukanye mwihebye mwiganyiriye mwe kwiheba Yesu yadusigiye amahoro ahubwo icyampa kugira ngo ayo mahoro uyu munsi wa none yongere atahe mu bugingo bwawe. Imana rero idufashe tugire neza ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom shalom.